murimo murafata ikirayi kiboze murakomeza kumva ko ari ikintu gisanzwe. Ntago no muntu ari umuntu usanzwe. Niba ari ikirayi mwabonye kiboze nave mu bindi atanduza abandi tumwamagane. Uyu nguyu murabona adafite ingengabitekerezo yatuma ajya no muri arena akayitwika. Niba bizi neza ahantu se yarari muri icyo gihe ari kuvuga n'ahantu u Rwanda twebwe aka kamwanya ruri ni ibintu biri difera. So yishaka kudusubiza inyuma rero kugira ngo twe tubashe kumwumva. Turabastari ku giti cyacu. Uriya mutipe wambara ubusa ku muhanda simukeneye, sinyeneye mu mutwe hiwe kuko namaze kumenya ko handuye. Uyu nguyu aragenzwa n'akagongo iki? Bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe, nari ngiye gusura papa afungiye i Cyangugu ndi kumwe na mama. Mfite imyaka 6. My security arashwe arapfa. Nose Moses ari mu Rwanda. Niko Eric. Slim Jesus. Nessa. Godfa. Yo. Nessa urahari. Ihanga gufite network nke ubwo ayibonye reka tumwumve uraje uvuge shushu. Nessa. Godfa ndikumva wi. Umusa twagiye. Ariko kuki iyi kintu kiboze mutagikuramo ngo kitanduza n'ibindi. Murimo murafata ikirayi kiboze murakomeza kumva ko ari ikintu gisanzwe. Ntago no muntu ari umuntu usanzwe. Umuntu utinyuka kambika his excellence kuri ibyo bintu bivuze ngo yanamushyiraho n'igisasu bro. Turika. Bivuze ngo yamushyiraho n'igisasu. Rero ntago ngo ari umuntu wo kurebera. Kuba umutinganyi n'uburenganzira bwe abifitiye uburenganzira. Ariko hari ibintu adafite mu burenganzira nk'abanyarwanda tureba. Noneho nk'urubyiruko ngaye baze noneho abashyiramo ingengabitekerezo hanze. Abo mutazi, abo tuzi, wibaza ibintu ashobora kubavugira hanze tutazi. Ibi nibyo twamenye. Bivuze ngo niyo abonye abandi bantu hari ibintu byinshi atekereza. Uyu nguyu yanakambika his excellence gisasu bro. Ntago ari umuntu usanzwe. Niba ari ikirayi mwabonye kiboze nave mu bindi atanduza abandi tumwamagane. Nibiba ngombwa na campaign ze zikorwe. Subiramo ako kantu. Ikiboze kandi ikirayi kiboze bagikuramo kugira ngo kitanduza ibindi. Ikirayi kimwe mu mufuka w'ibirayi cyanduza ibirayi byose bikabora bakabimena. Niba rero twabonye ikirayi kiboze nikivemo abandi nabo batandura kuko hari abandi benshi bahuye n'ibyo bibazo bamenya kwiyakira. Dufite abantu bakoze genocide basaba imbabazi. Nk'abanyarwanda turicara turabababarira. Rero hari abandi benshi bafite imitima nk'iyafite bagenda bashyiramo n'abandi iyo ngengabitekerezo avuga ati turasaba ariko imbabazi z'icyo atariko turakomani. Abantu hano bafite ingengabitekerezo none nimubona yageze mu rubyiruko mujye muyamagana. Yirirwana n'abahanzi, yirirwana n'abantu benshi, ibyo avuga ngo kujya hanze se hari ani mwijuru ari. Hari yagenda akanagaruka. Ntago tuzi ibyo azazana. Uyu nguyu murabona adafite ingengabitekerezo yatuma ajya no muri arena akayitwika. Ahubwo nagarare na gusa sheri afite ibibazo, afite n'uburwayi bwinshi cyane tugomba kumuvuza. Afite uburwayi abanyarwanda bakiri batoya bagomba gukandamizwa n'ibitekerereze mibi y'uyu muhungu. Even ku bantu bakorana sibyo, hano dufite abantu benshi cyane bakorana muri company imwe nabo, ariko mu gihe umuntu agifite mu mutwe hameze gutya Imana hari chip. Twebwe tutakabaye dutekereza gukurikira uyu muhungu rwose. Niba ari umuhungu niba ari umugore I don't care. Abantu nk'aba ba fake mu mitwe ngiye simbakeneye. Godfather ndakwinginze abantu ba fake nk'aba tubakure mu biganiro byacu kuko tubana havari na vari badakwiriye tubahereza Imana tubahereza uburemere bwo badakene sinzi. Ntago nzi ukuntu nakaye ndi kuvuga ku mushenzi nk'uyu nguyu Okay. Icanda. Kwihanganya ubutinganyi bwe ahaza yanduza abana bose arabanduza. Basaza bacu barabibona, barumuna bacu barabibona. Turabyihanganira. Maskine shonde yaje avuza induru hejuru y'imbwa, turabibona turabyihanganira. Mwana ibaze niba ari noneho turi mu kwa kane. Mwakunze umugongo mw'abagore. Gongo iki? Mwakunze umugongo. Umva oya mwana byihorere, twe turi mu kwa kane, turi mu gihe cyo kwibuka. Urubyiruko twose twashyize imbaraga mu bintu byo kwibuka. Maskine tujya twumva ngo nta nubwo tumutegetse kamukunda sheri. Dufite urukundo abanyarwanda twese rwo gukunda Kagame.
dufite imbaraga nyinshi zo guspendinga kuri Kagame nawe nkuko abidukorera sibyo ni umubyeyi wacu twese tuzahano yadukoye tuzahano tugeze mani niba bizi neza ahantu se yarari muri icyo gihe ari kuvuga n'ahantu u Rwanda twebwe aka kamwanya ruri ni ibintu biri differa so yishaka kudusubiza inyuma rero kugira ngo twe tubashe kumwumva turabastari ku giti cyacu wenda okay reka mvuge kuri kote yanjye ngewe Linda rwose sinyeneye ni motion harya ni Moses ni biki uriya mutipe wambara ubusa ku muhanda simukeneye mfite basaza banjye bazamureba uri kumva sinyeneye mu mutwe hiwe kuko namaze kumenya ko handuye uri kumva ntago nkeneye rero uriya muntu ko yaza ngiye no kungana nta nubwo ngiye mukeneye mu biganiro byanjye Godfather umbabarire pe ntago nzi impamvu na umuntu ufite umwanda gutyo okay cyambere vuga ntabwo mufite ikintu wongera Zama ya bro yanditse ndi yatangiye avuga ngo yanga inkotanyi nini iyi yego hano kuri kane hano cyavuze ngo papa ni umurinzi w'igihango abantu twita abarinzi b'ibihango ni babandi nyine like batabarigize inuza uruhare muri jenoside batabarigize nyine ikintu kimwe bakora nkuko tubizi neza abo bose ntabwo bigeze bica abo duha nyine like abo bisa abarinzi b'ibihango ni babandi badafite aho bahuriye na jenoside badafite ikintu na kimwe bakoze rero ibyo kiri kuza kivugishwa ngo se ngo ni umurinzi w'igihango ngo yahishe ngo haremana ngo ibiki n'ibiki ntabwo twebwe ibyo ntabwo tubikiyaringana nubwo bitureba ntabwo bitureba pe mana yanjye ndi kumva nazi so ko mwarakaye ndikubona n'umujinya ndikubona gushobora no kuvuga byiza asebya wenda reka twe nako gacira abarinzi b'ibihango nareke kuza asebya abarinzi b'ibihango yitwaje ngo ngo papa ngo ufunze wa mugani wa Linda nagenda akurikirane dosiye ya se akurikirane n'icyo yazize ntaza turata imbere ngo ni umurinzi w'igihango ikigoryi kizi ko turi mu kwa kane abantu bagiye bibabarira ibiki n'ibiki man ore sana kigoryi gusa ntabwo kizi nambara ababyeyi bacu baba bari kurwana ababyeyi bacu baba bari kurwana nabyo bagira ngo bagire bikoremo ibintu barimo motion ahageze mind ziwe cyangwa n'ibitekerezo bye ntabwo ako gahinda abandi barimo kamureba nta mutima gifite wo kureba ako gahinda abandi bafite ahubwo ikintu mwakora mwe nuko mwamurwanya mukamukumira nk'urubyiruko kuko niba yanditse gutya buriya ntugire ngo ntiyabura abamukurikiza bumva ubu busa yavuze barahari so ahubwo twebwe twavuga ngo twabirwanya gute naho agahinda twe dufite muri aka kanya we ntikamureba nta nubwo ashaka kukamenya kwa kanisha kigoryi gusa cyambere the thing is umuntu utekereza gutya mwese murabizi ahantu bigana if nyine abari bahari at that time muri 1994 cyangwa n'abavutse nyuma nyine mwese mwagiye mwigira kuri history kuvuga ngo papa we ngo baramufunze it's actually a good thing ubwo nyine baramugoroye mbere ntabwo ibi byabagaho nyine warapfaga utazi n'icyo uzize sinumva rero uko kuntu nyine yumva ko inkotanyi ari abantu babi kandi nyine baragize akamaro nyine kuri papa we ahubwo nubwo ntazi ibyo bamuhoraga ikindi kandi afite uburenganzira bwo kwanga cyangwa gukunda uwo ashaka ariko the good thing ni uko nyine twege nk'abanyarwanda tuzi ibyo twanyuzemo uyu nta kintu yaduhungabanyaho ibi ngibi gufata platform yiwe akayikoresha gutya n'uwavuze ngo yamwambika igisasu ntago u Rwanda dufite wapfa kwica umuntu uko wiboneye na platform ushobora kubona yo gukorera ayo mafuti yose sinibaza ko yanditse ibingibi ari hano ikindi wowe nk'umunyarwanda nk'urubyiruko uzi icyo ushaka uzi aho ushaka kugana I'm pretty sure ko udashobora gufata izi mindset ziwe ngo ukomezanye nazo uzi ahantu u Rwanda rwavuye n'aho ruri ubwo nyine wabaye nk'aba bandi basigaye bavuga ngo jenoside ngo tujye tuvuga ko ngo habaye ngo intambara ngo yakorewe ngo abantu bose umurinzi w'igihango kugira ngo witwe umurinzi w'igihango uba warakoze igikorwa cy'ubutwari bamwe bafashe abatutsi bakabahisha babarokoye bagize gute batakoze nk'iby'abandi sinzi rero uwo nguwo niba se yarakoze ibiki n'ibiki aba babimwitiye it's up to him but ibingibi has nothing to do with us
Thank you so much. Zuzu ufite icyo kuvugaho? shanjye byanteye ubwoba gusa nyine ntabwo numva ukuntu umuntu igihugu cyareze ukuntu yenjoyinze iterambere ryacyo nyine yagisebya bigeza gusa ikintu gisigaye nyine ni ukumenya ahubwo abantu bakora nabo ntabwo yabanduje tukiga n'uburyo nyine twarwana nabyo kuko ibintu nyine birakabije pe ari kwangiza urubyiruko pe kandi n'abo yasize ashobora kuba ubwabo byonyine yarabangije n'iki kibazo cyaba gisigaye. Ahangaha ati Ange Kagame aya makuru muri kunyandikira mubwira ko Ange Kagame yari afite shares muri Motion. Aya makuru iyo yazaba indi nkuru ntashobora kuvuga ahangaha muri ntuza muri muye byo kwibuka ntabwo ni byaba ari byo byaba atari byo ibyo ngibyo ntabwo nshaka kugira ikintu bivugaho none kandi mu nyumvi ibi ngibi tuzabivugaho wenda byazaba indi nkuru ariko nonaha umbabarira abantu mumbabarire mu nyumve nta kintu mfite cyo gukora kuri ibi bintu nonaha vrema byabaye makuru muyafite ariyo yaba atariyo I have nothing to do about that. Ni inkuru ntashobora kuvugaho ariko niba ibi ngibi mu by'ukuri yarananijwe cyangwa hari imyumvikanire atarakoranye na Ange Kagame ntabwo yaza kubikoresha pfobya genocide yakorewe abatutsi akoresha amagambo nk'aya ngarimo hene n'urwango ngo duceceke naho ibyamu ibigiyewe especially mu gihe cyo kwibuka bitirenze imitekerereze ya muntu. Survivors out there, they are suffering, and this guy is coming to nyine no kuvana na kari gasigaye bro. Kim nanjye nicyo kintu kiri kumbabaza. Munyemerere nibwo ababonye This is not going to happen bro, like this is not going to happen because we know yarebye abona natabivuga muri iyi minsi nta tension abantu benshi babihaho ntabwo nyine twababara nawe yahengeye cyagiye dufite agahinda amarira yari yose nta kintu na kimwe rero uyu nguyu yakora 500 munyemerere umunota umwe munyemerere twe dufata umunota umwe duceceke mu rwego rwo kunamira abavandimwe n'inshuti abacu bagiye mureke dufata uyu munota umwe uko tungana uko 500 ducecekeho hanyuma tugaruke none n'izindi shoti mumbabarire kandi mu binkorere mwese mu meeting dufata uyu munota duhereze icyubahiro turekane ni kosho de la folie ibyo turaza kubigarukaho nyuma mureke dufata iyi minota mwaka Kwanda Moses cyangwa Moses Twahirwa wamenyekanye muri Motion yatangiye aterura agira atya ati nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro 1 cyangwa rimwe inkotanyi zafunze data pastere zimuziza ubusa 2 bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye icyangugu ndi kumwe na mama mfite imyaka 6 3 inkotanyi zakubise ikiboko papa ari kongwiki zakubise ikiboko papa reka nzenge nzuminga yakubise niba ifite insomere ngende gusoma kuri telefone kandi iri kuri soma nta kibazo ntabwo mbibona neza walahi ngaho mutinga mic yawe mute your mic then mute your mic uri mu rusaku tugendane gato ya mwumve tugendane gake mwumve niba utari kubyumva 3 inkotanyi yakubise ikiboko papa arimo gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike yababahaga yo gufata ingemu twabazaniye mani ibiboro biri kure yasubiye mu gihome ntamusuhuje ndapfuye papa shani bari umuntu ushobora kumfasha akamfasha kuko ndi gusoma biri kure Kameme nta muntu hari wabibonye ngo abimfashe kubisoma anybody ubifite ngo abinsomere ngenda za gusoma ndi mu rusaku ukabimanitse hanyuma aba bantu ngende maniki wowe wite kuri goro hanyuma ndakubaza sharp niba ari sharp urahari sharp rimwe
tumuka sinkunda abantu baza kubyagira hano you have nothing to say or nothing to do. Sylvie uranyumva? gusa ntabwo ngiye mbifite. Manuka ubundi waje gukora iki? Kendo urabifite? Ariko se ko bidasomeka fresh. Muhungu nsomera ibyo bintu. Hanyuma Zuzu urahari? Ahari. Ibi bintu urabifite? Yego. Soma. Isome. Musharing live. Se muhungu babarira ndize ariko se muntu bifite imbere ya machine kuri wowe? Hari ibindi yanditse byohereze bim. Se muntu ufite Snapchat ye? Gore. Ufite Snapchat uri mugabo? Iya kujya bino nabyo ntabiriho bino bintu mana rero bino byo kuvuga ngo bamurasiye ngo mbari umu security guard ngo ku gipangu nibyo mbona. Ibindi byose nabyo ndi kubona se umuntu umwe muri kwikura ibintu. Zuzu bisome. Yanditse ngo mureke twumve yego. Nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Yego. Rimwe arandika ngo inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa. Kabiri bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye i Cyangugu ndi kumwe na mama mfite imyaka 6. Gatatu inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu twabazaniye. Yasubiye mu gihome namusuhuje. Kane papa n'umurinzi w'igihango kuko Harerimana ko bitagaragara yahongaho ndabizi yarokokeye. Komeza. Yarokokeye mu rugo papa yaramuhishe kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango wo kwa Harerimana mu myaka 26 ishize. Oya myaka hashize imyaka 36. Yego ni yamaze uwo Imana. Tugeze kuri kangahera kane. Gatanu ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze. Nongeye kumwiyumvamo baramufunguye. Yambatije muri ADPR mfite imyaka 16. Gatandatu naraye ndira ubwo FR ni First Lady umutama president. Yabwiraga Perezida Paul Kagame. Yambwiraga ko ariko se wasomye byanditse muko. Ntabwo bigaragara neza. Azambara ishati. Naraye ndira ubwo First Lady yambwiraga none ndi kuzananga muri screen yanga. Yambwiraga ko His Excellency azambara ishati na hanze. Aho ngaho kwasomoka wumva? Nukuvuga ngo umunsi First Lady yabwiye Moses ko Perezida Kagame cyangwa umugabo we azambara ishati uyu musore yadoze. Moses yarayarira ijoro ryose ko umuntu yanga urunuka agiye kwambara imyenda ye. Mungu wangu. Ngaho tangira uhasome. Aho ngaho tangira noneho uhasome neza. Naraye ndira. Wiseka wacyohewe birababaje. Ntabwo ndi guseka. Birababaje mbega urwango mbega ubugome. Soma. Naraye ndira ubwo First Lady yambwiraga ko His Excellency azambara ishati na hanze imyaka 28 ishize.
imyaka 28 karindwi. Sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Abindi. Niyo nyine ufite. Ese wari uri kwisomera hano? Kugarukira hanga oya nembe ni byonyine mfite. Tumire ya Ange Kagame rero. Ya Ange Kagame. Ayo ufite? Ndabifite. Oba wiruka. Niye. Nayo mfite nge. Hano ku cyiciro cya kabiri yanditse hejuru aravuga ngo yes munguni. Dore ngiyi kamyibashirije hano uyikorere screenshot. Dore ngiyi reka myibashirireho dore ahangaha sasa. Rero abantu mushaka gusoma iyi ngiyi ntimwite muyisome. Murebe hari hejuru munguni. Muharebe Eric wahabonye hari ahantu cyangwa ntabwo ari wahabonye? Niba munguni hejuru. Well, guess who is going to be ni indirimbo ya Kanye West yashyizeho yitwa Jail. Niko abona lyrics abari be in jail tonight. Hanyuma rero soma hanga twagiye. Inde soma iyo nuzira aho ngaho. Hey, that's how we ended up with the F on my digital manipulated passport that took me to jail for 76 days in Mageragere. Then that's how Ange Kagame sent troops to search my house office for weeds. And thank you, Kagame, no more. Really cool. It is crazy. Murabyumvishe? That is how we ended up with the ahangaha nuvuga ngo niyo mpamvu cyangwa ubu ngubu uko byagenze byaje kurangira passport yanjye ihinduwe on public cyangwa muri online. Urabona ko passport ishobora kuba ikintu cyose kiri kuri muri telefone. Nuvuga ngo hari software, hari soft na hard copy, soft copy na hard copy. Nesa wabonye network Nesa imuhazi ndamugirane Nesa rubyiruko uyu munsi none wo guhaguruka mukarwana umuhenderezo. Hano aravuga ati niko byaje kwendinga app passport yanjye ifashwe barayifojaringa cyangwa barayihindura barayimanipira ihinduka impindurwa umugore. Iriya F isobanuye igitsina gore femme. Urukumva? Femine. Ati ihindurwa umugore. Urukunyumva? Mu buryo ntazi ruvani nko kuvuga ngo bafashe passport ye atabizi baragenda bayihindura iy'abagore. Turi kumwe? Ahanga ndaza kuzamura abantu nibuzi ko buzamuke ntugire ikintu uvuga utaje kwamagana utaje kugira ikintu uva kuri ibintu uvane muri request yawe. Turi kumwe? People I need ko buri wese uri buza kuzamuka uzamuke uri buze kugira ikintu uvuga. Twagiye ahanga haravuga ati Miki uri he ko nshaka kuzamura hakubura. Ntabwo nkende abantu bari buze kundeba nk'indorerezi. Uzamuke ufite ikintu uza kuvuga. S'il te plaît. Shira muri request ufite ikintu uza kuvuga kuri ko tubikiranga. Singende abantu baza kubyagira no hejuru gusa. Niba udafite ikintu uvuga utumuke umanuke. So ahangaha arongera ati that is how Ange Kagame sent troop to search my house/office for weed. Oh. Aravuga ati nuko byaje kugenda Ange Kagame yohereza ingabo cyangwa abapolisi iwanjye mu rugo no kuri ofisi ngo baje gusakura urumogi. Thank you Kagame no more. Ntabwo nzongera gushimira Kagame ukundi. Ku bantu muje none mutabaye kuri Twitter cyangwa kuri X aya niyo magambo yakoreshejwe n'uwitwa
Moses aya magambo ibi bintu nari mfite space mu gitondo barabimpa ndavuga nti ishyano ricitse umurizo Godfather mbaye wande ndahaguruka space nyikuraho abantu bati Godfather baye iki ndavuga nti byo mbonye ishyano ricitse umurizo nahise nirukanka ndahunga ndagenda njya gukuperereza amakuru nsanga nibyo ntabwo ari forgery ahubwo ni account ya Moses yabyanditse nibwo ngarutse mu kanya ndi kongera gukora icyitwa ikusanyirizo aho duhurira tukumirwa niyo mpamvu ndeni mwabonye nagarutse muri ubwo buryo tugana gakeya ibyo ntibihagije mu kanya Moses agarutse agira ati troops at my door my security guard should die I beg emergency ati force cyangwa ingabo cyangwa polisi aje yerekwa abantu bakabarore abone kuko yavuze ijambo yarenze umurongo utukura. Sinzi niba nkiza amaranga ari mutima cyane ariko ngewe niko mbyumva kuko hanga buri muntu avuga uko abyumva agatanga umusanzu we ngira ngo mbwire n'urubyiruko. Ibi bintu Moses yakoze byo gupfobya jenoside n'abandi bantu bose barimo kubikora byo bigarasha biri mu buhungiro byibwira ko ari kure ni icyiciro cya gatatu cya jenoside. Nukuvuga ngo iyo jenoside itangira nubundi habanza kubiba urwango hakaza gukora iyo jenoside hakabone kwihagarika. Icyiciro cya nyuma cyo gupfobya no guhakana rero nicyo cy'ikingiki turimo. Abantu bagomba kwitwaramo neza tukamenya ko niba urubyiruko niba utari urubyiruko twese iyo twanditse message zigenda kimwe duhagurukire rimwe turwanye abantu. Niyo mpamvu space yabaye kandi abantu 100 bakaba bakicaye nuko bazwi igihugu cyacu z'ubwonko kubera ibi bintu. Ibi bibaye ku muntu umwe kabiri gatatu nta bantu bahagurutse ngo babihakane bavuge bati ibintu murimo gukora ntabwo ari byo ni sakirego iki ntabwo ari icyaha ni sakirego. Abantu bose bakwiye guhaguruka rero. Niyo mpamvu mu gihe nk'iki ngiki hari account Godfather amaze kuvuga ngo yafunzwe kandi narabibonye kuko nari mpari nubwo ntari ndi muri account yanjye uzwi uriya mukankiko Godfather uri kunyumva gatanu kukandi nimba bishoboka niba kuri TikTok ari abantu barimo guhurira bakaba active twongere duhurire tugaruke dufate na konti iri kuri Twitter tuyiripotingire binayizavaho. Ariko abantu bapfobya bakanakana jenoside tubafatira umwanzuro tuvuge ngo abantu turabiyemeje uyu munsi turakuraho runaka ejo turakuraho runaka bave ku murongo bagende mu bishanga kuko yagarutse afite umuntu umwe icyambere acika intege icyakabiri amukurikira ntabo aravuga akabona afite views 5 bigacika intege akaba yanarekeraho agasigara ajya gushakisha ukuntu yakwinjira mu YouTube cyangwa konte z'abandi ariko wa muyoboro we wacitse. Niyo mpamvu rero mu gihe nk'iki ngiki hari amagambo Scovia Mutesa yaretse kuvuga ngo dushaka amayinite nibura muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Buri muntu asubize biriya bigarasha akuri bishoboka byose kandi icyo mbabwira nta kuba tuzi ko umuntu ari ikigarasha dusanzwe tumuzi tumufite nk'umuntu upfobya jenoside ntago ari turiba gusa n'uvutse akavuka kuri icyo ngicyo reka tumuzibiranya ceceke n'ubutabera umubone kuko turi kuvuga ibi ngibi hari abakeneye amakuru hari abakeneye kumva icyo twabitekerejeho kugira ngo bafate umwanzuro. Undi wese uzabikora nawe tuzahaguruka tutiteye ku cyo yarari icyo ku cyo yararimo gukora. Niyo umuntu yabaga yakoraga bizima agatana uyu munsi yitegure ko turi umwatake. Rero navuga ngo wakoze cyane gushyiraho iyi space ntabwo ngenda cyahari ndakomeza ntange n'umusanzu ariko ibi ngibi Moses yakoze ngiye mbibona nko gupfobya no bakana jenoside yakorewe Abatutsi bitewe n'igihe bikoreye n'amagambo yakoresheje abivuga. Thank you so much. Okay, ni Minister of the Happiness twihuta intare wamwe ngo urashaka gusandara ngaho turiko. Murakoze cyane. Sinzi imbarangamutima nimba ari iki ariko umunsi ndumva nkwiye kuvuga ijambo rikomeye kuri kiye ku giti cyanjye. Ari igihe umuntu yitonda akagweza ibiryo mu Kinyarwanda baravuga ngo iyo urya kwa mukaso urya wubitse umutwe wahagukubura. Biratangaje kureba umushezi nk'uyu nguyu witonda akerura amagambo nk'aya ngaya mu gihe nk'iki ngiki akavuga amagambo nk'aya
personally we have suffered a lot. We lost our parents, we lost our friends. Tujya kwiga 9 years turakura turazamuka, tugeraho umuntu bamubwira ngo uzakora iki, avuga ngo nzaharanira uburenganzira bw'iki gihugu, ukitanga ugakora ibishoboka byose kubera ibintu byose twagiye tubona. Twese turiga turarangiza, bamwe turimo turiga hanze ku nkunga za leta, ku nkunga ku mutekano tubona, ukajya kwitonda ukabona imbwa nk'iyingiyi iritonze barayifashe iragiye ibonye ahantu haruguru nduza ari ukuvuga haruguru y'icyama, haruguru ya isiko bamuhaye arahabonye, ahubatse inzu, hari ibikorwa bashizeho motion, abonye izina, mu gitondo cya kaneza akabyuka akavuga gutya. This is not tolerable. Sinzi buriya hari ukuntu bitonda bakavuga ngo duce bugufi tugende gakeya, ariko numva ijambo kuvuga Moses it's not enough. Buri gihe numva ntabwo ari enough. Ikiza numva muri njyewe reka tureke twe gutonekara kubwo turi imfubyi, kubwo turimo kubabara bwa bino bihe turimo, ariko hari igihe kizagera amasaka akitandukanya n'iki, ababizi neza biritandukanya. Atweretse uwo ari we. Njye personally mu buzima bwanjye kuva nitwa jyewe nkimara kubona Moses yambara ubusa, naravuze ngo sinzijya nambaye ishati yitwa ya mushu yitwa tudarapo, nararahiye. Ariko bibaye byiza cyane ko abishize ahagaragara. So ikintu nenda kubwira n'abantu barahangaha bose bahari, ni mujya mukina uzajye witonda ukinire mu kabari, ukajya ukinira ku muhanda, kuko ku muhanda hari abagenzi bagenda baburaye, wowe uri mu kabari enjoy inzu urimo kunywa, ariko ntukabizana umusindo wawe hagati y'abantu babura barimo kugenda amajoro. My friend, iki gihugu uko twagisanze, uko ababyeyi bakibatse, nta n'akadomo na gatoya umuntu afite kuzaho gukina imikino. Ibintu bya jokes sinzi, hari ukuntu umuntu avuga mu buzima bwanjye busanzwe nkunda gukontorora emotion, ariko abantu bose batekereza nka Moses nababwira ngo my friend, we are even learning a space, we are doing ibintu bitandukanye. So ubumenyi dufite, ibitekerezo, action byose ntabwo byashoboka rwose. Reka mbabwize ukuri, niba uvuga Kagame uvuge jyewe. Kagame ni izina, ubu ntabwo ikiri umuntu umwe. Nuvuga umukuru w'igihugu ntabwo ari izina ry'umuntu. Ikindi njye nisabira Godfather, ndakwinginze niwongera kumva izina rivuga the daughter of our father, please put it aside. Turashaka iyi content y'ino muntu yonyine kugira ngo twicuwinge twumve uburyo ki tubihereza indi line. Gusa buriya ikintu cyiza nkundira ikinyarwanda gifite amagambo meza asobanutse, ibyo urya bijya mu kanwa bifite aho bica bikamanuka bikaba umwanda. So ibyo yariye byiza ntago yabitekereje, ahubwo reka tumanure umwanda umanuke, kuko twari twaramenye neza ko ibyo turimo kurya ari inyabutongo nangwa se ari ikindi kintu kibabaje. So by'ukuri Godfather, iyo nitonze nkareba ahantu ya postinze kuri iyi noze ya kabiri, iyo ugiye ukareba muri 2023 zari saa 39 ku itariki 16, Inyarwanda ku giti cyabo nicyo bamwandikaho amateka yaranditse avuga ngo we yibona nk'umukobwa. Iriya FC nibo baje nabyo babishira muri, sinzi impamvu abantu batayibonye kera ko jewe nkunda kugenda ndeba utuntu nkareba ukuntu umuntu atekerezaho. Icyo gihe nahise mvuga ngo no mateka ya Bibiliya haravuga ngo Imana yarimbuye ibice bimwe kubera bari bamaze gutana ku muco. So ntabwo ndi bujye ku bintu bijyanye n'imikorere ye, ariko rwose mu by'ukuri
uyu munsi hari ijambo rimwe narahiriye avuga ngo harakabaho Repubulika y'u Rwanda irakabaho. So iyo Repubulika y'u Rwanda twarahiriye ntabwo hazi inyana z'imbwa nk'izingizi, nagenda bikigarasha wenda Imana yo mu ijuru ishobora kuzamwakira. Murakoze. Oya ahangaha ako kantu kabagoregore urumva ntabwo nshaka kubyinjiramo, ariko se ubundi akantu kabagoregore akantu kuko yego niki I'm not gonna go there. Dakiya reka mbwira abantu ikintu kimwe, abantu mwese muri kuza mwirakaje. Let me tell you something. Hari umugabo avuze ngo there is a two kind of pain, useless pain and that pain make you stronger. We have no time yo kugira agahinda that useless pain. Ntabwo ngiye nkeneye kuzubona umuntu hano uri kuza unyereka nkaho inka zacitse amabere wa hanyuma se ubu urashaka gutera ntihagire umuntu uza kuntera system unyereka ko urababaye. Ubabajwe n'iki se? Ubabajwe n'iki? Ikintu kigomba kumenya wenda umbwire ngo uribyiringiye uvanye igihu ku maso, umenya ibihe turimo ko ni igihe. Reka mbabwire ikintu kimwe ngende mbabwira ngo iki gihugu kugira ngo kibe ari igihugu mureba uyu munsi, ubutaka bw'amaraso ubutaka bwamize y'abana bato bari mu rugero munganamo uyu munsi. Ejo bundi abagabo mureba bari kwambara amajenerali b'abajenerali n'amakoloneli n'abari retired, abangaba bafite urungano rwabo. Ntuza speech ya Afande Bingira ejo bundi yavuze image ebyiri n'uyu munsi zamuhungabanije zitamuvamo. Ni umusaza. Reka mbabwire ikintu kimwe. Mwebwe muri kwishima murabyuka mukajya mu tubari mukabyina rarara Kigali rabaryoheye n'ahandi murabona uko, ariko hari abantu biyambuye ibiryohereye n'uyu munsi bidashoboka. Weho aho ureba ayo matara ya Kigali undi akayareba byararangije trauma, yaramaze kuba trauma muri we, nta cyiza kimuryohera. Bamaze gukora sacrifice y'ubuzima bwabo, aya masaka bariho mu buzima bumeze nk'ikuzimu bitewe n'amaraso yamenekeye mu maboko yabo. Reka nkubaze ikintu kimwe, uzi kubona umwana mwariranywe, umuntu mwariranye, umuntu mwabyirukanye, bamurasa ubwonko bukajya hanze, akagusaba ngo umukize udashobora kumukiza, ukamusiga utanamushyinguye, bikakuba ku bana 2 3 4 5 ugasanga umuryango wawe warashize. Muzi aba bagabo bari kwivuga ko yanga, ubwo muzi inzira y'urugendo n'umusaraba byanyuzemo. Urabona ibyubahiro bya Afande Ibingira, ariko kakubwira ko hari amashusho n'aya masaha kirwana nayo y'ibirundo by'abantu yabonye bishe n'uyu munsi byanze kumuvamo, bimuri mu mutwe. Umuntu yafashe ubuzima bwe abutangaho igitambo. Ubwo turavuga umuntu uriho wapfuye ahagaze, wowe Kigali uryoherwa nayo witamuryohera. Ibyo ubona biryohereye we bimusharirira. Nightmares zitamwemerera kujya kugenda ngo enjoying Serena enjoying your convention. Ari amatara yageramo akamwibuza ibishirira by'amasasu. Warangiza ukaza hanga ngo abajwe n'amagambo ya ngo Moses. Yamubwira ikintu kimwe. Ikintu kimwe ugomba kumenya n'undi wari we hasi, ntagiye umuntu uza kuntera iseseme uvuga ngo kora ikintu kimwe. Have that pain make you stronger. I don't need this useless pain. Agahinda kakuzana nga kuntera iseseme ntabwo gashaka. Ejo bundi ndi kubona bamwe mu bantu hano hari inkundura yaje aha abantu amakuru y'abantu bamwe mu bahanzi bagiye gukorera inama mu Ruhengeri n'ibindi ntashobora kuvugira ahangaha. Numva agahinda karanyishe, nza gukurikirana ibyo bintu ndaruca ndarumira. Hari byinshi bitajya bivugirwa aha, ariko reka mbabwire ngo hari urugendo rwo kuvuga ikintu kimwe. Abantu bamenye ko ndi umunyarwanda ni ikintu buri wese yagashyigikiye. Reka hari umuntu uvuze ngo urugamba rwananiye iso reka kurura ku mwana wawe. None ndi umunyarwanda itanga privilege ku muntu wari we wese, kubera iki wumva ko iyo ngiyo nta kamaro ifite, igifite akamaro ari ubuhutu n'ubututsi n'ibyo bintu. Reba buri munsi babwira ikintu kimwe, niba abantu mu bihugu by'amahanga mureba racisme ikorerwa abantu kubera uruhu, ariko nawe ukumva ko that is not enough.
hagomba gukurikiraho reka tu na mapua tu igiye kuwe mapua amazuru nanjye ndarwanya intambara y'ubutura ubututsi utabanje no gufesinga ukajya kurana n'abantu bari mu mahanga nta n'ubwo ushobora gufesinga abantu muri abantu bararwana bapfa uruhu iby'uruhu ntibirangije abarabu ntibumvikana n'abazungu bakora discrimination niyo vangura ntamwe mufite umuco umwe mufite igihugu kimwe mugira kirazira kimwe murya ibyo kurya bimwe you have that time mukarwana n'icyo kintu kweli mbona ari indwara mufite iyo ngiyo ntabwo nza kwitinda ngo cyangwa nyigarukeho ibyo ngibyo byo nuko mwaravumwe nicyo ni ikibazo cy'abanyafurika muri rusange ntacyo mbikoraho reka tugaruke noneho muri uru Rwanda what doesn't kill us make us stronger kamubwira ikintu kimwe iwe kwa risasi iwe kwa nguvu ya media ntabwo byakongera kuba uko byabaye ibyo byo ntibishoboka kiri cya kabiri we have nowhere to go ntabwo hahari ntabwo ubwinshi bwanyu uku ni ukurika nkubabwire ngiye kubereka urugero kabahere urugero rumwe ubwinshi ni mumanze murebe coalition y'ingabo z'ibihugu ufate South Africa ufate Uburundi ufate Tanzania ufate Congo igisirikare cya Congo ufate intera hamwe zira FDLR ufate Wazalendo sadeke yose ubazane maze ubahuze murebe imbaraga za M23 ukuntu banganaga walipigwa na tena watapigwa. So reka tubabwire ikintu kimwe n'abasezeranya kimwe kandi uku niko kuri nuko iyo ideology n'urwo rwango mwanga umuntu bita umututsi ikintu kimwe n'abasezeranya imyaka izaza iba ikibasangane imyaka niyo ikizakibambura muzapfa mupfane nabyo musige mubiraza abana nkuko Moses yabirazwe kuva ku myaka 6 akabitoza kabiragwa y'amasaha ikabyaranze kumuvamo ikamubwimba makaba bimennye uku niko kuri muzagenda mujyane nabyo nuwo Moses azabyara amakuru muhana yangaya umwana Moses azabyara azaza bikorane nkuko nawe yabikuranye hanyuma nawe igihe kizagira abipfane nta cyakoze uko niko kuri uranga umuntu ugashaka kumuhanaguraho ntabwo bibaho abayahudi barashize bari bafite umuntu barengera mu Budage barashize ntabwo bikunda ntabwo ngira amacakubiri ariko ikintu bita ivangura uwaba urikora uwo ari we wese uwagomba kwamaganwa ntabwo ari byo mureke ibyo bintu so reka dukomeze ibingibi ni ibintu cyangwa kwamagana ibintu cyangwa gukora ibintu ni ibintu bidashobora kubonerwa ikiguzi urimo kumva hanyuma hari umuntu hari ikintu umugabo yaravuze ngo ntisunongere kuvuga kuri ntuza kuri ibingibi ari kuzana conspiracy za Ange Kagame. Let me tell you something. Erega ntabwo kuvuga kuri afande ntabwo ari ikibazo nta nubwo ari n'itegeko kumukunda ntoteri buyashisha igisabo uwo gacwa we ntabwo bikunda uyu mugabo yafashe ubuzima bw'abantu benshi mu kiganza niba mwizera Yesu mutazi uwo ari we ni gute umuntu watanze ubuzima uyu nguyu ushobora kuza ko ndeba abayisilamu bavuze Muhammad nabi bahaguruka harya Muhammad ntabwo ngiye gupfobya abayisilamu muzanga munyihanganire niba bavuga Muhammad abayisilamu bagaterura amabuye bakayatera abantu what about the people who saves a millions lives aya masaho abantu bakaba bahumeka abantu bakaba bariho barangiza ngo baza kumutunga agatoki ibyo ngibyo byo mu byibagirwe nkuko mwacutse ku ibere ry'abanyoko we gonna face you people urukumva kuri social media tuzikoreshe if Godfather can stand for more than 4 years ndanganirwa ngurukana namwe ntimwagiye mugashaka inzu yanjye ntimwaje hano icyo mutankoreye niki mutakoze ngahibaze how many people bameze nka Godfather bari determined
bazahaguruka ariko tuzabaniga n'inkari mpaka. None babakubise bafite SMG zonyine, barabakubita babambura igihugu. Uyu munsi drone zirahari, indege zirahari, hari abana bagiye ku ishuri bariga. Mwakubiswe n'abantu batagiye ku ishuri ngo biga amashuri neza cyane, babonye mukubitwa n'abantu bari impunzi. What about today? Reba ibyo M23 uri gukora amakoalisiyo. Then we came here. Ikintu cyambere buri rukuntu njya nifata, umuntu akanga gukoresha imvugo zikakaye bitewe na ideology iriho. Ideology iriho y'uyu mugabo yashizeho, buri afande afite ukuntu yashizeho ideology ya ndi umunyarwanda ku buryo umuntu atari gukora ngo avuge ko tugomba kuyubahiriza, which is good. Ariko sometimes tugiye gukoresha amagambo nk'ayo mukoresha, nitwe dufite byinshi byo kumereka tukanavuga. Ariko dutekereza ko nk'uko abana yababwiye ngo mufunge sefu ntihabeho kwihorera, niko uyu munsi avuga ati muceceke, ikiriho ni ndi umunyarwanda kandi munyubahirize, kandi biramakinga sense kandi irakwiye, kandi tuzayubahiriza gutyo. Atari ibyo ngibyo aya masaha byaba tuvuga ibindi cyane. Ntabwo mwakabona aho mukwiza ipfunwe, ntabwo mwakabona aho mwikuza ipfunwe, kuko we have something to say. Dufite byinshi byo kuvuga, ariko ubumwe nuko kwiyunga n'ibyo ngibyo twigishijwe. I think that's why we keep quiet. Ariko nk'umwubire ku umuntu agaturika akavuga, niki tutavuga? Tuyishime. I mean Justin. Karame. Wiriwe, komera, wibuke wiyubaka. Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane ngo dufada, reka nkumbwire ngo nawe dufatanye gukomeza kwibuka twiyubaka. So ntabwo ndi buze gutinda kubera ko ndananiwe, mvuye mu mugoroba wo kwibuka kandi n'ejo mfite gahunda n'undi yo kwibuka. Ariko uko byagenda kose ntabwo nari nabonye iyi mihanda uburyo twahigwa ibintu yabashije kwandika. Mbibonye iwawe nibwo bwa mbere ngiye gufungura space nangize nkabona topic iriho, nibwo navuze ntireka ndebe, nsanga twahigwa nawe yabaye nk'abandi bose baturumbiye. Ariko mu mugani abanyarwanda baraciye ngo umwijito w'ikinonko ntumenya ko imvura izagwa. Uyu mugabo nawe igihugu cyaramukamiye, ariko umuntu wa muri Rwanda yaravuze neza ngo umunyarwanda ngo arye ngo umuvura ijisho byagira gutakare gukanurira. So twahigwa mu by'ukuri ngewe ku giti cyanjye ibyo yakoze ntabwo byantunguye. Ati kubera iki? Guhera uyu Moses igihe yambaraga ubusa, mwabonye uburyo abanyarwanda batabashije kwakira uko yari ameze, ndetse ubonye n'inzu ye uburyo yatangiye kugenda isubira inyuma mu bijyanye na nteramurikamideri rye. Ejo bundi ari i Musanze igihe imbwa ye yabashije kwicirwa i Musanze, akabesha ko ari abantu bamuteze. Umuvugizi wa RIB akabasha kuvuguruza bitewe n'ibyo biri gutangazwa. Umuntu yabonaga ko n'ubundi twahigwa finally niki yari kuzabaca, kubera ko hari abantu igihugu giha opportunity, ayo mahirwe babahaye bakayapfusha ubusa. Bamara kuyapfusha ubusa babona bari kugenda basubira inyuma, bagahitamo kujya kugambanira igihugu kandi aribo babiteye. Rero ngewe ntabwo nza kuvuga byinshi. Aba bantu rimwe na rimwe ugiye ukurikirana intambwe zabo, uko bagenda batera intambwe ku yindi, final ugomba kubona ejo hazaza habo. Twahigwa rero n'ubundi ahangaha niho yerekezaga. Ukibaza mu magambo yanditse ngo ise yazize ubusa, umwana w'imyaka 6 abasha kumenya ko umuntu yakoze icyaha cyangwa atagikoze ate, ko yari afite imyaka 6. Kuba ise ataramubwiye ko yakoze icyaha bigira se umwere. So ibi bintu rero hari abantu kumva ngo umubyeyi wanjye yambwiye ngo none ibyo yambwiye nibyo by'ukuri. Ku muntu umaze kugira imyaka ingana kuriya, ntabwo umujinya afite ari uko atazi ukuri, ahubwo umujinya afite nuko igihugu cyamuhaye opportunity, yarangiza bakazitera inyoni, none akaba abona n'ubundi ya opportunity ashakisha ubundi buzima aho butari bukwiye kuba bushakirwa. Ngewe rero reka mbabwire abantu bari hano,
kwibuka abacu ntabwo tubibuka kubera ko twabibagiwe, ahubwo tubibuka kubera ko duherukana mu myaka 31 ishize. So tuzabibuka igihe cyose, abashaka gupfobya n'abashaka gutoneka ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi, ibi bikomere batera abantu ntabwo kubibuka, ndetse nta nubwo tuzigera ari ukuvuga ko twabibagiwe, ahubwo tubibuka igihe cyose. So reka nsoze rero mbabwira ngo dukomere ku muheto, ko dufata twebwe wenda rimwe na rimwe muri iyi minsi biba bitugoye kuboneka kuri izi social media kuko tuhanyura wenda gake, kuba tuba turi gufasha n'abandi mu kwibuka. Muhatubere, mumenye ko urugamba ni ugukotana, abishe n'ubundi ntibigeze bonera icumu, babonye umwanya bakomeza bakarangiza umugambi batangiye, ariko tuzi neza ko uwabatsinze ntaho yagiye, kandi namwe murahari. Dukomeze twibuke twiyubaka. Thank you so much. With a brief agakubita karasa ku ntego. Sylvie, eskirana Sylvie, sanga fungura mic yawe. Urwanya ndikumira kushaka kuvuga. Urahari, uranyumva? Ntabwo nshaka kugira ngo twisubiremo, mukubite murasa ku ntego. Ngaho fata ijambo Nyampinga. Ko nabumvishije da. Ile changer image umugani wawe. Oya, bigomba gucenjinga image, ikintu mbere yo kuvuga bigomba guhindura isura, kuko ibi ngibi birakenewe kandi bizakomeza gukorwa uko iyi ni intambara itazigera irangira mpaka baginga bacecetse. Ngaho fata ijambo uvuge. Hanyuma my friend, listen to me. Listen to me. Jewe, the information I get, amakuru ndibuze gufata, none se ndasanga nk'ubu nabona nasanga Angela kuranaga nawe nkareka kubivugaho ngo kubera nareka kubivugaho. Oya, ndabivuga. So stop that shit rero, mureke kunyandikira ngo sinongere kuvuga ngo kuri Ange. Niba mpere none nabona agreement ko bakoranye nkareka kubivuga. My friend, I serve nobody. This is Godfather, okay? Then shut the fuck up. Mureke kunyandikira, ntabwo muha briefing y'ukuntu nkora ibintu byanjye. If I get that information bakabimpa, what are you talking about? If it's a business, uyu mutipe ni superstar, they are all public figure, I can talk about that. Stop coming here to command me. Kai namwe ntimushobotse. Mani na zeno. Mundeke. Stop that nonsense. Fata ijambo Sylvie. Nagiye numva abantu bavuze kuva space yatangira twari twavuze kare, ariko tureka n'abandi batubwire. I think mu by'ukuri ibyo navugaga ku unpackinga everything byakozwe kandi bikorwa neza n'abatubanjirije mbere. Hari ikintu Eric yigeze avuga, amadrama yagendaga abahangaha arimo Moses, ukuntu twese twazaga nk'abanyarwanda kumuvugira, to be compassionate in one way or another, n'ibintu bitandukanye, regardless, ari nta muntu wita ku kindi kintu, ukumva ko Moses nk'umunyarwanda niba hari umuntu waba wamututse online wamuhohoteye, twese tugahaguruka kubera twumvaga ko donc ni ka devoir twese yo kwamagana umuntu yaba abwira undi nabi cyangwa amutuka. Hari ikintu Eric yigeze avugaho, especially when it come to the LGBTQ community, aho wumva ko umuntu yahutaza undi kubera imyemerere ye, ariko tugahaguruka. So I think as much as ibi byose byabaga, Rwanda in general bagaragarije Moses urukundo, especially biciye no muri talent ziwe. Ariko what I wanted to talk about the talent, there are two things. Kuri Moses, first hariho talent, ariko talent iyo itari yahura na opportunity, iyo talent nta kimarira umuntu. Dufite abantu benshi ku isi pe bafite talent, but they never had the opportunity in life to kwibyo bintu bibiri byahura. Peut-être ndaza kukivugaho inyuma. In my experience, inyobora inama y'igihugu y'urubyiruko many years ago, when I came to this country, what I realized, ndaza kubivuga nyuma. Ikindi nashakaga kuvuga, there is a level of dishonesty ntekereza kuri Moses bijyanye n'iriya message ye, ahantu avuga ko ngo what harya rya jambo yavugaga ngo guilt shame ou guilt what, qu'est-ce qu'il a dit,
ngira ngo ari guilt pleasure or something like that. Ibyo ni ukubeshya pe. In a sense, as a business person and a talented person, bijyanye na message iri very deep and heavy Moses yatanze ya hene yari afite since ari umwana. By the way, I think hari abantu babivuze neza, if a child can say I grew up with this hatred, it means uwo mwana ntiyayivanye muri DNA yiwe, yarayigishijwe, yakuze abyumva. Rero urumva Moses aho numva ari dishonest, ni igihe yumvishije ko vraiment atari comfortable, yarafite right yo kureka gukora ibyo bintu. So arindiriye uyu munsi, he has gained fame, he has gained money, he has gone on international scene. Niho mbona ko abanyarwanda really you have some level of dishonesty in you. I'm sorry, I'm not generalizing, ariko ndaza kubivuga why. When I came in this country, really peut-être 2002 naje ninjira muri youth movement, like mu nzego z'abanyeshuri, inama y'igihugu urubyiruko, aho nagize opportunity really to be on the ground in the local government, seeing everything. I came in this country, abajene bafite amavunja, abajene badakaraba. I feel really heavy when I'm speaking about this, as someone who was shocked coming into this country for the first time. Aho mwakoraga kongre hakabaho topic ivuga gukangurira urubyiruko gukaraba. Imagine that, I had never seen where I was. I'm sorry. Twaje vraiment it was post genocide time, aho badefinisaga muri mu bihumbi 2019 badefinisa gahunda y'igihugu. I came in 2000 badefinisa gahunda z'igihugu ziterambere, do fighting. We are not seeing the youth present, we are not seeing youth priorities. So where we had to go back on the ground, work with youth, define our priorities, making sure ko kera wajyaga no gusaba akazi udafite experience y'imyaka ingahe nta muntu uguha akazi. That is how this country was. So they were thinking ahari kugira ngo ugire experience no kuba warakoze imyaka 10, something like that. However, muri ibyo byose byo guhereza urubyiruko space, kubahereza value, kubafasha ku recognizing a right yabo nk'urubyiruko, ku claiming their right muri nziya nzego zitandukanye zibanze, there was one thing, recognizing talent. Nge ndibuka kera twafataga abantu nk'aba Masamba. I remember muri youth council dutanga nk'amatenda yo ku abantu baba mu bita bande ni ba DJ bande bazajya bagenda kuri gushakisha talents z'aba youth kugira ngo babigishe, babafashe guproduce abambere. Ni leta ni tenda yatangwaga kugira n'urubyiruko rusohora izo ndirimbo zabo. If I'm lying, sinzi niba hari abantu bayoboye inama y'igihugu urubyiruko by then, mwagenda mukababaza. So the first people mukabahereza amahirwe, mukavuga ngo ntabwo bashoboye kuba ba producing indirimbo. Hari benshi mbona ngano kubera ko I'm not interested in that sector, bonzi neza bakuze uyu munsi, they became who they became because there was certain program zagombaga kuba empowering. So mu byukuri opportunity Moses yayibonye, ntabwo yayibonye kubera ko ari Moses ari igitangaza cyangwa ari we wenyine. No, those were some programs kubakera zari ziri in different sectors. By then na policy z'urubyiruko tuzihindura inshuro nyinshi, kwari ukuvuga nuto twamenya talent z'abajene n'importe aho bari, ku buryo bajya kuri scene abantu bababona. So those were some strategies mu nzego zitandukanye. Abahinzi, hari n'imishinga myinshi twakoranaga by then na Mama Angelina Muganza muri ministeri ya travail, aho really ulinkinga ugareba aba bajene nute bakora amakoperative, ukagenda mugomba kubaha amahene, ugomba kubaha ingurube, ugomba kubahereza deshows, ugasanga bafite amavunja, ugasanga abantu ntibakaraba. So for me really I feel at a certain level, I'm not a politician at all, but I feel Rwandan, some of you have a deep level of dishonesty where you see hari abantu benshi mbona bo narinzi kera ukuntu bari bameze, ariko when they become bakamara kwisiga amavuta, bakamara gusa neza, they all forget that they have to give back to the community because they are the first beneficiaries, by the way, of some of those empowerment program. And normally you were supposed to be the light. Nimba wari uri muri Ngororero ukaba wara profise kuri izo program, you should feel really the moral responsibility
that sense of pan-africanism aho ugenda back, what should I do to Ngororero, akarere navuyemo, akarere kampaye amahirwe nkagera ahangaha. That is what I would believe a country like yours, which went through what we saw and which was rebuilding Mungu wangu nyamara uyu muntu aragenzwa ntabwo agenzwa n'akamugiro concluding yumva message mbo yumpagaritse uri kumvugisha njyewe cyangwa no ndi kubwira gira concluding kuko you take time nawe urabizi ko nari ndimo ndashaka kuvuga kuri that sense of talent, where talent meet opportunity. It's not by accident kuri nje nk'umuntu wabaye muri izi nzego z'urubyiruko in one way or another. It's an effort, it's a plan which was there kugira ngo nekuriya na Moses nawe yaje aprofita with some of those programs. So Moses yachuzinze because when it comes to genocide nayo context matters and each word uyishira ku munzani ukayipima. So it's not by accident ko Moses yavuze amagambo at this specific timing. Hari abantu benshi bavuga ni kubera ko ashaka visa cyangwa iki. It's okay. Niba yarashakaga visa ntabwo yari ngombwa ngo abizana hanga. He can do his own thing the way he wants. Akabona iyo visa yabesha atabesha nibye, ariko kuza at this time ntabwo yakurindira akavuga next week let me do this. So he has chosen a specific time to say this, but 11 nawe wenyine iyo guilt shame niba ari shame guilt sinzi ibintu yavuze hariya. Actually it's on him. After he has benefited, after he has reached where he is today, he can say he made an outfit y'umukuru w'igihugu atabishaka yari kubyanga icyo gihe, ahubwo yashatse noneho ku benefitinga from that kugira ngo agere aho agere avuge noneho bitari byo for him to ni fame. Kuza hari abantu babivuze neza kuza to pick the names of the first family. I don't think it's the one which ku muntu wize nkatwe benshi turi ahangaha. I don't think those justify actually any abuse yaba yaraciyemo. Ngira ngo abaje barabivuga hanyuma twatangiye tubivuga Godfather ko we don't understand how he's bringing the name of the first daughter kubera ko ntitwumva ukuntu yagenda gusaka inzu ye. Ayo names yose ya first family yaje kuvuga directly. As someone who think twice, you realize that ntaho bihuriye na stories arimo arashaka ku making. So for me maybe kubera abantu benshi bagenda ba concluding ku rubyiruko babasaba how they need to take themselves. For me let me talk maybe nk'umuntu nivanyemo muri kategori y'abanyarwanda ukuntu ngiyewe naje nde u Rwanda kubona uyu munsi umujene w'umunyarwanda yagerageza kuvuga ubusa like that. For me I really feel you people there is a problem and there is a level of dishonesty you need to acknowledge. Abanyafrika n'abandi bantu reka nze babivuga ako mwebwe mwabaye muri community z'abantu bafite amavunja, mwabaye muri community z'abantu badakaraba, mubona ko umuntu yava from amavunja to become a minister, to become this and this. There are some things you Rwandan mutagomba kuvuga. I'm sorry njewe kuko nkubwira nje ntabwo sanitizinga my words. I say them the way I think they are. You people you have so much mwarahaze mumaze guhaga actually muko munabiora benye muri kulaka. Urakoze cyane ndagushimiye. Mundebera aho hejuru. Hagira umuntu unsomereye message aho hejuru. Murebe noneho message Moses yanditse. Trip at my door. My security guard is shoot. Die. I beg emergency ndapfuye. Kini gisaza ahubwo. Wallahi cyarasaze kigiki. Ngizo message hejuru. Listen to me. Stop calling me stupid. Uri kubibona murebe hejuru. Aho hejuru. Mundebere. Ngiyo message ngiye kuba update. I'm giving you the update. Ngiye ndatanga update kama kawaida. Godfather nuko ngizo ndazibaha aho hejuru musome nsomera Bosca. None uyu nguyu aragenzwa nakamwe ngo iki my security arashwe arapfa. Nose Moses ari mu Rwanda menyera abazimu biwabo niko Eric